habona ubugombe bw'abenshi nabushize ahabona naho ubutunzi n'icyubahiro byaraguhumye urizize nge ntacyo nakoze mwana w'umuntu urizize nge ntacyo nakoze mwana kuri Nyirindekwe Ernest Imana izamutwikurura namwe indani no hagati yo mu maguru izaherekana ibyo mutamenye ibyo mutigeze musobanukirwa nta muntu uzayicika ntago wayigendana yitwa Ntihemuka ntabwo wayigendana izagukwega urwakaka izagufata urwasaya izagufata inyonga yitako uzisanga hano ibi bintu mubitegereza Ernest we Nyirindekwe we wamaze kwiringira imbaraga z'abakarudayi wamaze guhinduka mutima wawe wabaye nk'umutsima w'amasaka bitarucakarara umwe wanga gushya batekesha ibishitsi Imana iravuze ngo iguciye ku ngoma byiteka kuko wirengagije ubutayu yagukuyemo warangiza ukivanga n'abanyamahanga ukazamuka mu mwuka w'ubwibone no kwishira hejuru izagucisha bugufi munsi ya Yongwe munsi ya Harerimana Joseph Yongwe mugiye kurisha nk'inka niko Imana ivuze mugiye kurisha nk'inka niko Uwiteka avuze abari bikomangoma abamwapfukamiraga abamwatinyaga abamwasasiraga ibitenge bazamuka uruhimbi kuko Imana yavuze ko icubahiro cyayo itazigera igihundi ni Imana ifuha ibi mubyitege mwari mwabona iki umweye wavuze uraje Yongwe we ugiye kongera gufungwa Harerimana Joseph Yongwe ugiye kongera gufungwa ubuhanuzi ko buteye ubwoba amadeni arakujyana amageragere Pasire kankubwire ubundi numvaga nimereye neza umva gutuje ndagushotoye noneho ariko hari ibintu numva biremereye nikoreye Imana yankoreje imitwaro indemerereye ihagarare ku buzima bwanjye n'ubugingo bwanjye ntacyo uzaba hanyuma rero vuga ngo aha ngayo nguko birakomeye hari ibintu byinshi ngira ngo tuza kurenza ibindi ahubwo ndashaka ko tuvuga ku bintu bibiri cyangwa se bitatu cyane turi kubona ahangaha kubona hari amazina hano twari tuzi ko adakorwaho ayo mazina sinyavuga ndavuga ku muntu bita Kabanda kubera ko ari wahagarizwe abantu benshi nabo tuzi batajya bavuga batajya baceceka bari bati tubuze icyo tuvuga nagiye nkurikira mbona abantu commentaire yabo ati ntacyo tuvuga ese kuba n'uwo bantu bari bazi ngo uyu ntakorwaho hari abantu hano mu Rwanda bavuga ngo bangabo ngo barazwi ngo barakomeye hari n'abavuga ngo bagera ibukuru ahe bukuru nzi ni kwa data mu ijuru ngo bariya ngo nta muntu ujya ubakoraho kuba Julienne Kabanda nawe yavuze nkuko zanda zose zahagaze kuko bantambara bahagaritswe kuko bande bose bahagarikiwe amatore kuko tujije ibisabwa bakamurwa n'ubwo buzima gatozi kuba na Grace Room nayishyiriweho waiting ikamburwa ubuzima gatozi kwamburwa hari ibintu bibiri bitandukanye ngira ngo abantu baze kwitiranya biratandukanye guhagarikwa no kwamburwa ubuzima gatozi kwamburwa ubuzima gatozi nta nubwo uzongera kwemerera kongera gukorwa witwa uko nguko ubwo kuzashaka irindi zene kujya gushaka iyindi system ugarukiramo iyo wambuye ubuzima gatozi nuko basanze nta ruhengekero bagufitiye Pasi tubwira aho ngaho bishatse kuvuga iki bintu iyo umuntu avuga ngo bari abageri bukuru ibyo bintu tubize nsanga tubyumva iyo ni ya myuka ya politiki
abantu bajya kwijandikamo. Reka mbwira abanyarwanda bankurikiye. Yego. Leta y'u Rwanda ntirobanura ku butoni. Iyo ngiyo cyo mukimenye. Niyo leta y'u Rwanda. Utarakizi akimenye. Leta y'u Rwanda ntirobanura ku butoni. Ntirobanura ku butoni. Nababwiye ngo iki? Narababwiye ngo mbonye leta ikorana n'Imana murampinga. Narabibabwiye. Narababwiye ngo rimwe na rimwe hari igihe umwuka w'Imana agenderera ribu. Hari igihe umwuka w'Imana ajya mu rugwiro. Ahubwo arahahora aho ngaho. Urakoze cyane. Kuko ntibajya nyine bari bazi ngo Grace Room ngo ni untouchable ntikorwaho. Ekada hano se hano mu Rwagasabo. Oya nono leta y'u Rwanda ntigira uwihibere, ntigira uwiha amata, ntigira n'uwiyima. Ukwiye amatara yanywa, utayakwiye ntayabona. Nkuko ijuru rimeze. Supanete y'umuturage uciye bugufi uri hasi. Iyo yiri uri meya urirukanwa. Urayizira. Shisha kibondo. Iyo utagira shinge na rugero. Ukayigotomera. Urayiruka. Iyo ni nk'ijuru. Ibyo ni ibintu tumaze kumenyera. Urumva neza? Kuza rero ngo njyewe nka mu big church, what do you want? What do you mean? Oya. Imana iri kukoresha leta. Yego. Niyo mpamvu agakiza aba bantu bari barajimije inyenyeri y'igihugu. Abanyarwanda abakonikoni bari barahagurukiye ikirere cy'u Rwanda. Abanyarwanda barerekwaga barokore aya madini yajimije ikintu bita mwuka wera. Inyenyeri barayibana neza burundu. Ikirere bagihindura umukara, izuba niriyongera kurasira. Ariko se nibyo nababwiye. Uragiye ubonye nk'uyu nkweretse. Aragiye azanye. Kuko Apostle Charles numva abantu bese bamwemera. Na makuru. Ako se Minyone bamwemeraga gake. Nifugiraga mubabari. Minyone bamwemeraga gake. Minyoni. Nari bati Apostle Charles abantu baramwemera cyane n'inyigisho. Reka mbabwire. Kuba umukuru w'igihugu nashinga itorero akaza kuritaha, ntabwo bivuze ko ritafungwa mu gihe ritujuje ibisabwa. Bindise murimo nibiki muraje mubone nirindi akantu nkekeye musura kumvise. Nawe nakumvise reka dutegereze. Umwana wa nibishaka asengera hariya. Umwana wa Jeanne d'Arc ibyo se bihurira. Kuza gusenga ni kimwe n'amategeko n'ikindi. Muzabona nibindi. Ibyo tubona nibike biracyaza. Wanyemera nkigendera. Barabiza ahantu tumaze imisi. Haraho twatinze kandi hari ahantu Satani yashatse ko dutinda kandi hatari umugisha. Uyu mwanya turi kuvugana ngo uha makuru. Yego. Pasteur Theogene Inzahuki ntago ari wa mu pasteur amatorero yabuze muri iki gihugu. Ahubwo hari ibintu mwe mutazi. Amadini ararwana no kugira igikundiro. Uranyumva? Ndacyukumva cyane. Ntabwo ari urundi rukundo. Abapastori barapfuye benshi cyane batari bake. ADPR kidafata umwanya wo kwibuka abapastori yabuze kandi nanzahuki arimo. Ko ADPR paruwase ya Gasave by'umwihariko ururembo rw'umujyi wa Kigali kuki badafata umwanya wo kwibuka Kayihura watangije Pentecote mu mujyi wa Kigali. Muri wa Pentecote ayikuye icyangugu cyakoze nkumburi byo muri wa Pentecote nakubeshye. Tugaruka hanga. Jewe ejo bundi niryamiye sinizo mpamvu Imana yanyeretse ikintu kuwanya na Asia. Yasheswe n'umugore w'ubunwere, mushumba w'itorero ry'umugore. Muzi ko hari ibintu mwebwe muri gukinisha tubifata nk'ibisanzwe, muri gufata nk'ibintu ngo ni ibikundiro, ngo muri gukura abantu mu muhanda, murimo murakora imirimo mutazi ko abantu bari kubatamba mu buryo bw'ibanga. Ni mudasenga Imana ngo ibakore ku maso. Urumva neza? Ndakumva cyane mutumisha. Ibi bintu mu byitondere. Wabonaga amakositimu Ernest yatangaga? Aho nta commentaire ndi bushyire kugira ngo ntagire ibyo nangiza. Urakoze. Uyu mwanya byubakitse bite?
byararindimutse byose. Okay, hanyuma se uyu nguyu wajyaga gukura abantu mu muhanda na ba Jack n'abandi birangiye bite? Azakomeza abakuremo kuko abantu bangana kuriya uko wabonaga Grace Room ingana babuze iki ngo buzuze ibisabwa. ariko hari ikintu ngira ngo tuze kuvugaho. Banza unsubize noneho ibyo bintu nanjye ndashaka ubanza unsubize. Sibyo? Banza unsubize. Abantu bangana kuriya byonyine niwe muntu wa mbere mu Rwanda. Ngire ngo na RBA ari RBA. yego Ntago yakora live imeze kuriya. Sibyo? yego Babuze iki ngo buzuze ibisabwa. Niba umuntu ahamagara Big Arena ikuzura nta wundi muntu urayuzuza muri uyu mujyi wa Kigali, habuze iki? ni ikitonderwa. Erega reka mbabwire kuba Theogene nakuramo iri koti nkari guha ntago bikuraho intego yanjye y'icyo shaka. yego Abantu baracishije ntimwabimenya. none Theo igihe kirageze Imana igakubita hasigaye ndamadini abiri dore ndeba hano. ririya ryo ntirikorwaho. Uri umusazi byihorere. ririya ryo ntirikorwaho. Dore ngaya ririya Theo ntirikorwaho. aha ibyo bireke. Theo reka ukoza ahantu ngira ngo tuze kujyana ine kubanza usoze iyo ngingo kugira ngo wenda ntavanga. Byasiya nabishoje abyumve cyangwa byihorere yirinde kandi asenge. Cyakora namusengeye aho narindi ariko kandi yirinde. Hari ikintu ngira ngo twitseho. Uragize uti muri Grace Room ahangaha turi ndaza gukoresha inyandiko za statement zagiye hanze kugira ngo ndinde kuba nakoresha ibyanjye bwite bikagira ibyo bigira gute byangiza. Ubu tuvugana aya masaha mu byo bita navuga ngo ni korutire cyangwa se ni byibaruramari ryagiye hanze rikugaragaza igihombo kidasanzwe Grace Room yagize mu mwaka wa 2024. Niba baracishije ko nzi ko umuntu acishije agira abana akagira n'amafaranga. Urumva tugiye kuri financial statement cyangwa se raporo y'umutungo wa 2024 wose. 2024 Grace Room mu byinjije mu maturo, mu byinjije mu biterane, mu byinjije mu biki byose byitorero binjije $505,000 n'ibihumbi 249 n'ibiceri 894 n'uduce 98. Ibyo byose tugaruka byo bita expenditures. Nuvuga ngo nibyo basohoye. Basohoye miliyari imwe na miliyoni 123 n'ibiceri 800 n'ibihumbi 869 na 900 n'imitsi y'abaturage. Ubwo bishatse kuvuga ngo total deficit cyangwa se igihombo bagize kuko nta open balance nyine batangiye donc 2025 batangiye bari mu gihombo deficit kubera ko economics bagize igihombo cya miliyoni 618 ibihumbi 619 n'ibiceri 881. Bishatse kuvuga ngo Grace Room yaba yaracishije yabikoresha izindi mbaraga zayo ko ngo zitanga ubwatsi, zitanga umurundo, zitanga umuba. Grace Room ikaba iri muri minus, ikaba itangiye uyu mwaka iri mu gihombo cya miliyoni 700. Kontara bagiranye n'ababahaye imbaraga zikuzimu yararangiye. Uzise ko bigira kontara. Izi mbaraga n'inzaratsi ni kimwe wari ubizi? Ndabizi ko ibyo ariko Grace Room ho umuntu yashingira kuki Theo? Umuntu yashingira kuki? None zibyo bihombo byavuye. Nicyo kintu kwibaza. Ntabwo waba ufite izindi mbaraga ufite ahantu kuri ubutunzi. Ndashaka ubanze ujya mu gihombo cya miliyoni 700. Ndashaka ubanze wumve. Ubundi bagenzuwe nande? Hoya buri kintu cyose kigira ibaruramari. Baverisa heheze. Bafite konte baverisaho. Tuvuge niba bafite konte muri banki runaka. Ariko bishatse kuvuga ngo iyo umwaka urangiye cyangwa se kwezi kurangiye urareba iriba ry'abera ryinjije papa profete urareba ko ati iriba ry'abera ninjije $500 nago ndayafata. Reka n'urugero nari ntanze n'urugero nari ntanze iriba ry'abera ryinjije $500 muri ayo 500 urumva muri $500 ugasanga wowe
washoye amadolari 700 ugasigara uri muri minus ibyo si ibintu bisanzwe se nikuri ramari reka tubeseriye pasi let's focus on this Theo Grace Room yabiri mu zindi imbaraga zahe ikajya mu bihombo gute none se nshuti yanjye nta bapfumu babakene mubona abo nabimbeho abo ni barupiga uziko wumvise abapfumu babandi basaro ngo batajya kuba bati mwerekane source of income yanyu uziko n'umuyobozi wabo Mayanja from Uganda Kayanja sorry Kayanja ariko no kwa hakurya buriya waruziko nawe igihe kigera ubukene bukamukubita none se ikuzimu bahorana imitungo yo twasenze hari byo tubanyaga bibiri yivuze ngo iki mwinjire mu mahema mutira abaturanyi kandi mutire byinshi rero iki ni igihe cyo kunyaga ibyacu byagiye bitakara mu maboko y'abagome umugabo witwa Yobu yarabivuse aravuga ngo kandi ukuboko k'Uwiteka kuzabihubuza mu nda yabo ubutunzi bwawe ni buzima amen buri mu nda ya daimon satani yarabumize bunguri ariko Imana izamukanda imihogo izabimurutsa iki ni igihe Imana igiye gusubiza abanyarwanda imitungo yabo gukira ni nonaha ibindi ni ibiki ibyo byarahombye twarabibonye ibyo muhame hamwe sha mukenyere mushikame ntago ndi mu matiku sinzana yasubiramo igihe kirageze abantu bose babesheye Yesu reka nkora ikiganiro noneho ndi seri twatangiye ka nkora ikiganiro pasi twatangiye mushumba ndakubwiza ukuri naraje hano Imana irambwira ngo mwihesheje iby'abandi muri haleluya na zamina simbuka 3 nyoko aragarutse tera 7 umugabo wari waraguteye araje ubu ndi mu mavuta pasi gumamo mutumisha ndi mu mavuta n'ijuru rirampamiriza ko nyahagazemo akakanya kereka icyo nta kwatura yego igihe kirageze Imana igasubira mu ngo z'abakristo abagiye babura ibyabo hari abantu bacitse mu nsengero kubera escrow uyu mwuka babateje kubatwara ubwenge bakababyinisha za muzunga na za kiriwanzenze kiriwayaya uyu munsi bakaba bafite imitungo yabigeze mu Bubirigi yes ibyabo bamaze kubyambutsa kera muraho murarindagira muraho bagira murakubitwa izakabwana bafite amashato batuye no kurihira umwana wawe ikigo cy'induba byakunaniye mama yake na mama musimame muone narababwiye mwanga kumva then iki ni igihe Imana igarutse mu Rwanda wavuze ngo amen ndahanuye ndahanuye pasi amen iki ni igihe agakiza ku Rwanda kagarutse amen twamaze gushira bariyeri ku mipaka nta mudayimoni uzongera kutwinjirana muri iki gihugu amen basi ngo mubyumve se ntago byakunda iki ni igihe Imana yongeye kureba ijisho ryiza abanyarwanda haleluya amen muraje mumbwire nibishaka arimo aratwika akeneye diaspora no nabo barakubiswe nta makuru mubihorere hirya hari bwo tamasimbi ni mubareke ejo bundi narababwiye ngo umupapa mushasha nuje kurangiza isi namubonye yagezeho tayari yagezeho kambabwire ibyago byari muri iki gihugu cy'u Rwanda n'amakuba yari muri iki gihugu Imana yamaze kubyimura yabishiriye mu cyeba amen murahari turi kumwe cyane Israel na Palestine bigiye gukoranamo Uburusiya bubyinjiremo Amerika ibyinjiremo uyu mupapa watowe ni uzahagararamo hagati agakiranura ibi bihugu Leta zunze ubumwe za Amerika zisubiranye ikuzo ryahoranye ubwo n'ubuhanuzi bw'amahanga kuko ndi umuhanuzi uhanurira amahanga
Father of the ariko mva nation. ubuhanuzi bw'iki gihugu. Nibwo turyamyeho Iki cyane. gihugu kigiye kongera cyera inzabibu Amen. nk'izahozeho ku ngoma z'abami n'abatware n'ibikomangoma. Hakiriho abakonsiyo mwabonye ukuboko kwisumba byose. Amen. Hakiriho ba burugumesitiri mwabonye ukuboko kw'Imana. Imana igiye gusubiza iki gihugu cy'u Rwanda ikuzo n'agaciro ryahoranye. U Rwanda rubonye Imana kandi amahanga agiye kuza kureba Imana y'Abanyarwanda. Amen. Mufite amatwi cyangwa mwagiye? U Rwanda rugiye kugira imisozi isengerwaho. Irongeye iragarutse. Mbihanuriye hano. U Rwanda rugiye gutoranya imisozi isengerwaho. Amen. Za prayer mountain from Rwanda. Zigiye kuba nyinshi. Zijye ku magugo no ku email y'abantu. Uzajya usecinga umusozi wo gusengeraho mu Rwanda. Agakiza k'u Rwanda karagarutse bundi bushya. Hallelujah. Bibiliya iravuze ngo nuko ibyo byose bishize. Ibyo byose bishize. Urusaku rushize. Akavuyo karangiye. Icyo Imana yashakaga. Kwari ukurandura igiti cyose itateye. Amen. Hagiye gusenga uwasenze rero. Hagiye gusenga uwasenze. Yes. Nigeze mbabwira urabyibuka mbabwira ngo ukinisha gusenga bikarangira usenze. U Rwanda rugiye gutunga agakiza. Amahanga azajya aza kuvoma muri iki gihugu. Abatubuzi kwisha mambo. Nago biri bukunde ahubwo Uganda igushije ishano kubahanuzi. Abagande mu ndeba mu nkurikirana. Ibisambo byose byamaze kugera iwanyu. Imana ikore ku maso ya Museveni. Amenya habishira. Ruzira harahari. Ibi ndi kubabwira niko kuri kandi nago ndi gukabya ndi mu mwuka pasi. Niriwe imbere y'Imana isumba byose. Duhoraneyo. Turi kugenda. Turi kumwe cyane. Imana ihaye u Rwanda agakiza. Ku buryo amahanga abantu bazajya batega indege baje kureba Imana mu Rwanda. Iki kintu mucyandika hano. Uwari utegereje ibyago n'amakuba muri iki gihugu asubiza amerwe mu abe yitonze agende gakeye. Turi kugendana. Yego. Icyo Imana yashakaga nicyo yagombaga guhora Abanyarwanda. Nizi mbaraga mwakuye hirya no hino hatandukanye. Muza mubeshyera Imana ngira batumye. Nyamara itavuze mwiba abaturage, mukenesha igihugu, musahurira mu mifuka yanyu, murayagwije muragiye. Ernest we Nyirindekwe. Igikundiro Imana yari yaraguhaye igikuyeho. Aka kanya turi kuvugana. Ernest turi. Yego. Kubera ko wivanze n'abanyamahanga. Ukamera imvi z'urutarutaru niko Imana ivuze. Ukirengagiza ubutayu yagukuyemo bw'ikimotari no gucuruza ubunyobwa. Warangiza ugaterwa n'imyuka y'ubwibone. Ukigira ukutahamagawe. Imana iguciye ku ngoma by'iteka ryose bidasubirwaho. Kandi ugiye gufatirwa muri ibyo bihugu. Visa yawe irarangiye niko Imana ivuze. Icya kabiri ugiye kugaruka kuri ubu butaka bw'u Rwanda. Uryozwe. Imana ikunyuzeho igishari. Uwo musatsi bazawuharuza urwembe niko Uwiteka avuganye nawe. Takusala de satikandara pa tetoti sala midibonefo. Imana igiye guhika igihugu ikuzo ry'agakiza. Imana iravuze ngo izamuye amasasu muri iki gihugu niko Uwiteka avuze. Apostle Masasu Imana irakuzamuye. Ugiye gukura nk'ikigeje. Barakudepashije baragusiga. Ariko Uwiteka aravuze ngo aragutumbagije. Amen. Iyo ni Imana ifuse ntago ari Theogene. Theogene nta jambo agira. Jambo rifite yamuhamagaye. Twagiye. Hanyuma mumenye neza ko ibyakorewe byose mu rwihisho
Giye gushyirwa ku karo. reka nkubwire uwibwira ko yakoze ibyo akora byose akanyerera inyerera mu cyamo agacaho kuboko kw'Imana kuzamugarura isi mubone kandi ibi bintu tubyandike muzububa niko Imana yavuze muzarya mwe guhaga niko yavuze muzambara mwe gushira imbeho niko yavuze hirya y'ibi ngibi mureka abakiri bato bahaguruke kuko akajagari n'akavuyo kararangiye kandi hirya y'ibi mutegereze ubu buhanuzi nta gihe bufite ntabwo ari bya bindi oya bya bindi bigenda bigafata imyaka n'imyaniko reka mpanura iki kintu twagiye nimubona Ernest Nyirindekwe yongeye gukoresha igiterane ahariho hose yaba mu Rwanda cyangwa mu mahanga nzarambika mikoro y'ubuhanuzi hasi Imana izahagurutsa abandi bahanuzi muri bya bihumbi 7 bitarapfukamira Bayali izahagurutsemo abandi ntago ari nge Kamara ubu turi kuvugana Ernest Nyirindekwe ndumva bikiza Uwiteka guciye ku ngoma burundu aguhinduye inzererezi muri ayo mahanga kandi abo wirukiye nibo bazakwifatira bagushikiriza inzego zaho ngaho izaho zizakuzana hano Imana irashaka guhanira Ernest mu gihugu yayiseberejemo Ernest yasebeje Imana gute kandi tarakosima ntabwo wamenye ibyo ari byo icyapfa n'Imana nibo bakiziranyeho do pasi ndi imbere y'Imana isumba byose yaremye ijuru n'isi Ernest Imana imuhinduye igicibwa ku isi no mu ijuru ko biteye ubwoba kandi hirya y'ibi muri ndiru kwa 7 kuri Ernest harabura ukwezi n'igice mutegereze ukwezi kwa 7 sinagikoze waragikoze ariko uvuga ko ibyo wabonyeyo bihabanye n'iby'abantu bibwira sobanura rero ibyo bo narababwiye ngo imbaraga z'Imana zirahari ariko n'imbaraga za Satani zirahari hari umucyo n'umwijima uburaho hafi babiro opposite batamakano ndababwira ngo n'umurangi ariko n'umunyarwanda noneho ngira ngo abantu baranyumvise ahubwo mbona muri komenti imijugujugu itagira iki n'ubu ngubu urongera ugirye abantu benshi Theo bakurikira ubutumwa utambutsa mu ngeri zigiye zitandukanye especially haba kuri YouTube cyangwa se na TikTok biterwa n'ahantu henshi cyane nabonye ukunda gukorera umurimo w'Imana abantu bari bajije uretse pasi utararenga aho ngaho strategie matérielle iri muri Grassroom ni condition eshanu name them yes abariyo batubwire ndabizi igikuba cyacitse ariko Imana irabakunda amen urukundo rw'Imana ni rwo urukundo rw'Imana nta hantu ruhurira n'izina nibishaka yanditse kondisiyo ya mbere guheza ubuheza nguni bwiriya myuka nugufasha abatishoboye kandi ngo tugomba kubibira mu mirimo myiza kugira ngo tube abakristo we banzu nyiyumvira ndakumva nkuteza amatwi iriya systeme yo gufasha abatishoboye gukura amayibobo mu muhanda egari shitingi yo korosa deni genda ujye ukura abantu mu muhanda bizatuma abashaka kuguhagurukira babura aho bamenera kubera imirimo myiza ugira gute ukora iki nagirungisha impaka strategy ya kabiri discipline n'ikinyabupfura cyinshi kandi kuvuga neza akaba ari byo bibaranga umushumba wese ushumbye itorero hari ahakoresha igitsure mu ntama cyane wigeze ubona muri Grassroom bafata umwanya wo kwatuza ntago byemewe ariko barabakira muri Kristo barakira abantu kwa Kristo barabakira pasi
hari icyo bita igikarabiro ku bantu bamenyereye ibyumba by'amasengesho. Systeme ya gatatu, uranyumva? Ubonye abantu bangahe babwiriza muri Grace Room? bagira batumirwa bakeya, ariko nyiri ministry ni Julienne Kabanda. Uradeviye, urashaka kwirinda kuza guhondana umutwe nandi. Nta muntu ndi gukwepana nawe. Urugo Grace Room. Okay, niwe ndabyumva. Niwe. Hanyuma ndakubaza ngewe. Iyo ugiye live cyangwa se yes, live. Ubona abatumirwa bangahe babwirije kuri live, kuri Zoom? Ni Zoom ni live ni live stream za YouTube za especially no bakunda gukorera byose. Ubona nde? Katurebe nk'ubu Grace Room uyu munsi nubwo bafunze batemere gukora, ariko hari igikorane cyari gihari uyu munsi nimugoroba, reka nze ndebe kuri afishe komeza tubwire mugenda rayigeraho. Iyo ni systeme ya gatatu. Systeme ya kane yubatse mu kuririmba 99.9%. Kuko uyu munsi donc 11 May 2025 nisa hirageze faze ya gatatu. Si niva ngo ni gihe kibimenyetso n'amashimwe ibintu nk'ibyo ngibyo, sibyo? Ni Julienne Kabanda na worship team gusa niho bari kuri affiche. God Shepherd Church Nyarutarama niho bakoreraga byose na ziriya line zabo zose, sibyo? Kuko ibigaragara by'inshuro nyinshi amafishe bakunda gukira hanze ni Julienne Kabanda na worship team, nabandi bashobora kuziramo, ariko Julienne Kabanda niwe uri kuri antenne, kandi urabona ko ahantu abantu barahafashirizwa pe, abantu barahuzurizwa pe, kandi habahuzuye pe, baba bakuru b'abatoya. Grace Room kubera icyo utari guhuza n'icyo abantu bayibonamo, no kubera iki? Kuki buri gihe abantu bakunda kubavuga ati tewo werekwa yihushirirwa ibintu bibi biteye ubwo, ibintu bikura abantu mutima? Pourquoi? Je suis jamais regretté. Fransa ndi hafi ya ntacyo. Ikintu nemera ni kimwe. Yego. Ntago ndi hano kumusebya. Excuse me. Murashobora kuvuga ati kumwita umurangi si ukumusebya ahubwo uranamuharabitse. Oya, nago completely aricyo nari nshatse kuvuga. Kubera ko bafunze. Grace Room bayifunze nkuko n'izindi zose zafunzwe tujuje ibyangombwa. Urakoze. Ntabwo rero ifunze kubera barangi. Erega mbangira ngo turebe. Ahubwo uyu mwanya niyo bakagombye ko bari barahereyeho mu gihugu. Sibyo? Niwe bakagombye ko ari mu gihugu kubera iki kandi? None se ubu nibwo babibonye. Igenzura ryasuzumye risanga le 11 aribwo bigomba gushirwa mu bikorwa. Ngire ngo hari bafunga bazengurutse ahantu hose. Hari abo bahaye umutuku, hari abo bahaye umuhondo ngo baba baguhaye akanya gato ko gutegereza ko bati ibintu bitunganye vuba. Hari nabo bahaye icyatsi kibisi ati mwe mukomeze mukore. Batanze ibyiciro bitatu. Umutuku ufunga direct ku buryo harimo n'abambitswe n'amapingu, ngire ngo urabizi. Na izi imbaraga ziri muri Grace Room. Ni murumuna wizari ziri kwa Ernest Nyirindekwe. Ni murumuna? Ni mukuru, sorry. Hangize arunteye ubwoba. Ni mukuru wizari ziri kwa Nyirindekwe. Kwa Nyirindekwe. Jibere mu Bubiligi ameze neza. Ibyo bireke kiriza umwana nyina bakizi. I Kigali bamwanga. Bireke pa. Mu Bubiligi bamwakira. Chere inshuti yanjye. Nibyo. Ese ntiyari mu Bubiligi ntiyakiriwe. Wabyihoreye pasi. Ngo komeza muri uwo mujyo naje tuvugane ku bindi bikurikira. Erega hano uri kunkatisha nago ndi bugeyo. Buri iyi mitego y'abanyamakuru tuzajya tuyisimbuka, muyicukura tuyisimbuka. Bazajya bayicukura, bazajya tuyisimbuka. Abantu basengeraga muri Grace Room mwihangane, ntago ari mwe mwenyine bibayeho.
sinanashaka ko dukomeza kuhatinda pasi. Reka tuvuge kuri iki kintu nta kibazo kugira ngo ntagutinza mu byo udashaka. Umunsi umwe kuri Grace Room bari banditse mu magambo y'icyongereza bavuga ngo tonight testimonies have made our ears tingle. The made hand of God is healing HIV/AIDS. Bishatse kuvuga ngo ubuhamya budasanzwe bwa nejeje amatwi yacu ubwo buturuka ku Mana Data, aho ikiganza cy'Uwiteka cyakijije sida. Kuba muri Grace mu bantu bahakiriraga sida impuza akaba hafunzwe, urumva atari ikintu gikomeye cyane abanyarwanda bahombye. Gukira sida murabona ari cyo gitangaza cya mbere kibaye muri iki gihugu se. Urumva abantu hakiriraga sida, so wowe urabyemera ko muri Grace hakiriraga yo sida cyangwa niki? Nakubajije. Sida niki? Sida ni indwara izanwa n'abadayimoni, kandi imbaraga zituma baba communicate na dayimoni zibayo. Byose urumva ari ibintu bikaze. So jewe icyo nabonye muri Grace Room ntashobora guhindura ni kimwe kihe. Nagiyeyo ndafashwa point d'interrogation. Nagiyeyo wafashijwe n'iki kandi uvuga ko nta mwuka hari mwuka? Please, nari ibintu bibiri. Pasiko nari bukwemerere gusubira mu matiku. Ntabwo ari amatiku, turi stress hanga turashaka tuganira Theo. Nakumvise. Oya ntabwo ari amatiku. Ndashaka kukubaza usobanura ikintu neza kugira ngo tutacanganyije abantu dukurikiye. Ibintu ni bibiri. Yego. Nagiyeyo ndafashwa. Wafashijwe n'iki? Nagiyeyo ndafashwa. Yego. Ibihe navanyaho narindi byahuye n'ibyo mpasanze. Ndafashwa ndataha. Ariko ntibikuyeho ko hari abakomeretse babona uriya mubatizo. Ushimiyeho nagiraga nte nababaraga. Komeza ndaza kukubaza. Uyu mwanya ni igihe cyo gutema ibiti binini hakazamuka ingemwe zikiri muri pipiniere. Mana yavuze ko izarandura, ikarandura nibyo mutakekaga. Igiti cyose arya biri muri kitatewe n'Uwiteka azakirandura. Rero kubera ko nta matiku ushaka, Grace Room yafunzwe. Matayo 15:13. Igiti cyose Data atateye. Arasubiza ati, uwo ni Kristo wasubizaga bamubazaga. Igiti cyose Data wo mu ijuru atateye kizagira gute? Kizarandurwa. Ubwo tuba tugarutse. Grace Room rero yihorere. Yafunze nk'izindi nsengero zose zitujuje ibisabwa. Tubwira abantu badukurikira. Ubwo Yesu yahinyuraga imyigishirize y'abafarisayo. Nta kibazo. Ushaka kuvuga ko imyigishirize ya izi nsengero zose zafunzwe nago njyayo ari y'abafarisayo? Kupa ntaho njya. Reka tuvuge iki kintu. No. Si kwa Julienne. Kupa. Harahari n'ahandi hatandukanye. No pasi. Ibintu ni bibiri. Yego. Grace Room yafunzwe nkuko ADPR insengero zayo zimwe na zimwe zifunze. Abantu ikibazo bibaza niki? Ni igiki? Ese aho izo nsengero zafunzwe ni bya biti Data atateye biri kurandurwa, cyangwa ese izisigaye zo nuko ari bya biti Uwiteka we yateye bitashobora kunyeganyezwa n'inkubi y'imiyaga n'ibiki byose? Ibintu ni bibiri. Sobanura mu hano. Abantu bahagurutse mu mazina yabo nta n'umwe uzasigara gihagaze, ariko wahagurutse mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera azigira nyeganyega bizagorana ariko azakomera. Niba unyumvise ntabyo nzi. Aho ngo ndi kukumva cyane. Aya ni ya madini ubundi mwewe mutazi. Bibiliya yavuze ngo benshi bazakora ibitangaza mu izina ryanjye. None abantu ntibigeze babimenya ko ari iki gihe Imana yavugaga. Ntago nitaye ku bari buntu ke ko nubundi ndabizi ko ikintu cyose umuntu akora ajye yitegura no kukizira. Ahubwo dore mbabwire nanigendere kandi ntuntinze hano. Nabo nkutinza muhanuzi. Ndagira ngo uyu mwanya mpanurire mama Asiya Uwanyana ko Satani ashaka kumukurikiza umugabo we, kandi ndi mu mwuka pasi mvuye mu masengesho aka kanya. Mama Uwanyana Asiya. Uwanyana Asiya
abadayimoni bamusabye. Aha nta terabwoba rihari, ni ubutumwa. Uwanyana Asiya, mama pastor, Satani yagusabye ngo agushungure, kandi barashaka kumutega imitego yo kumuha ibintu byitwa amagifti, kandi aya magifti yo mu nsengero azabakoraho. Ejo bundi sinzi ahantu namubonye kuri channel runaka, mu icaci runaka ntazi, baravuga ngo bafata umunota umwe bibuke nyakwigendera Theogene mu rusengero. Ndashaka mumbarize munyumve, ni irihe torero mu Rwanda rirafata umwanya wo kwibuka abakristo baryo babuze, batakaje, bitari igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda? Bafashe umunota wo kumwibuka. Igitekerezo aho ngaho kugira ngo tujyane neza n'abadukurikiye duhuze, ni pasiteri, cyo nicyo cya mbere, yakoze umurimo mugari muri kino gihugu. Reka tujyane aho ngaho. Pastor Theogene yateraniye muri urwo rusengero, yahavugiye ubutumwa cyane. Kuba bafata umunota wo kumwibuka ni uguha agaciro k'imirimo myiza yakoze, kugira ngo byere n'imbuto n'abandi bashumba nabo bakora ibyiza, kugira ngo nabo igihe bazataba bazibuka. Yego Pasi we, Mungu wanjye rero turi kumwe cyane, uramponda sinoga. Ushatse kuvuga ko nawe ubyitaranyije n'ubwo nigeze vuga ati bisa no guterekera? Noneho byo birenze guterekera, ntabwo ari bisa, birenze guterekera. Noneho kuva nakumenya ko utangiye kuvuga ibintu bikomeye cyane birenze ibya kera na kare. Ubu turi kuvugana ikirere mpagazemo Pasi gitandukanye n'igihe nari mazemo hano kuri iyi mihanda yindi from Uganda. Uzwiho wakora n'imbaraga za kuzimu muri Uganda. Yamukarabije isi yose ibireba, aka video kagatraininga, ibiganza bitu, hanyuma nawe agatangira essayage ngo arebe ko bikora, So rero ubundi ntago kutavuga ibihari Kayanja, ntabwo ari uko bidahari, not Mayanja. ariko umuntu agira aravuga ati iminsi mibi ibe yisunika. Jewe ndabyibuka abantu bagerageje kunshimutira hano muri iki kigo, ndatabaza. Icyo gihe nari mfite ubuhanuzi buvuga kuri bene bwo ntanabizi, budaca ku ruhande, kandi sindi hano aka kanya mpikayi n'ikaramu mbisinye. Ernest nadakandagira ku butaka bw'u Rwanda agafunga uzanyivune. Iyo ukora ibintu kugira ngo abantu bakubone, ijuru rikwereka ko ritari rihari, kandi uri kubikora mu izina ry'ijuru. Nongere mbibutse ko ayatari amatiku, ahubwo ubu nibwo ndimo neza, ndumva ubu ari bwo ndi mu mwuka neza, pare raporo naho nari maze iminsi cyangwa naho wabaye. Voilà, uyu mwanya turiho tuvugana, niki Imana yavuze kitariho mubona? Niki wavuga ko ari iki? Njyewe ndabyibuka mbere na mbere aya madini twarayavuze, Nyarutarama twarayivuze, Remera twarayivuze, Kimisagara turayivuga, Nyamirambo turavuga, dutunga intoki tugera Nyabisindu, baduhagurukiriza abafite umunwa munini barabishyura kugira ngo baducecekeshe. Ari nabwo kamera yanjye yagiye, mujye mwibuka muri iriya nduru mwo kamera yanjye yagendeye. Ariko uyu mwanya turo tuvugana,
reka mvuge ko Imana ibera hose icyarimwe. Julienne Kabanda ntago mwe mumuzi. Ejo bundi nakoze ikiganiro ndababwira ngo njyewe nagiyeyo